Alright. Reka nongere mbekaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye rwose tubona umugabo abwira umugore wiwe ngo asibe nomero y'abagabo bose afite muri telefone. Kuko hari umugabo wari uri kwizengereza umugore w'uyu mugabo amuhamagara buri kanya. Umugabo rwose yagerageje kumusaba imbabazi amubwira ko bibaye byiza yazisiba kugira ngo ntibazongere kuvuga. Ese umukobwa yaje kubyemera cyangwa yaje kubyanga? Turabona rwose umugabo aramubwira ngo nubyanga kandi ndakoresha itegeko cyangwa se mpuzandire indi simukadi kugira ngo ntimuzongere kuvuga. Umukobwa rwose urabona ko byamucanze ntabyumva. Ari kumubwira rwose ninjye uzi ukuntu nirinda, noneho uri kugira ngo nubwo wahindura simukadi n'ubundi ari umuntu wo kugenda yagenda. Ubwo rero sinzi rwose icyo waba ushaka. Umugabo rwose yamubwiye ko nta kibazo, nimba wumva bidashoboka ndagenda ngura indi simukadi, nimara kuyigura iyo ngiyo ufite ndaza kuyijugunya. Nimba udashobora kunyumvira uri umugore wanjye, urumva bizagenda gute? Tuzabaho gute? Abo bagabo hari ikintu bandusha? Ni igiki wamburanye? Wari bwaburare? Jaribu kutumia akili. Ariko mugabo wanjye ndumva rwose nta kibazo kirimo, kuko ndi umuntu mukuru, kuvugira kuri telefone ntabwo ari ikibazo rwose. Umugabo rwose turabona yarasohotse agenda ku iduka ajya kugura indi simukadi. Umugore rwose yasigaye yumiwe, rwose byamucanze. Ese byaje gukomeza gute? Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Telefone yaje gusona, umugore igisona yaritabye rwose, yitaba ni wa mugabo n'undi wongeye kumuhamagara. Alo, ariko wabaye ute koko? Ntubona koko ushaka kunsenyera? Urashaka kunsenyera koko n'ukuntu hano hanze bigoye? Wareka tukazaduhura kandi njyewe nzayamenya ukuntu ndabigenza. Tuzaye duhura mu bwenge. Reka tujye duhura mu bwenge, duhurire hariya hantu. Icyo uzashaka cyose nzagikora, ariko ntukamamagare rwose hano, cyangwa se ndaza kubwuhamagara ku yindi nomero nshyashya. Ndaza guhamagara ku yindi nomero nshyashya rwose. Mbabarira. Tumaze gutongana n'umugabo wanjye, yarakaye rwose, ashaka kunyirukana. Umugabo rwose turabona yaragarutse. Akigaruka umugore yahise ava kuri telefone rwose, ashyira hasi nk'aho atigeze avugira kuri telefone. Turabona rwose umugore nawe ntabwo ari shyashya. Ibyo umugabo rwose abavuga ni nk'aho ari ukuri. Uyu mugore, umugabo yamubwiye rwose ko yamaze kuyigura. Ndashaka kugushyira ku murongo, ibyo bintu rwose urimo ukabireka, kuko ntago bizagufasha kubaka. Umugabo rwose simukadi yayishyize muri telefoni yiwe, maze agerageza guhamagara kugira ngo arebe yuko ikora. Yahamagaye wa mugore wiwe. Umugore we nawe ntiyari azi ko rwose ari umugabo umuhamagaye. Yahise avuga ngo mbabarira, ndaje rwose, reka njye kwitaba ino telefoni kuko ni ingenzi rwose. Urabona yarasohotse kandi ni umugabo wari umuhamagaye. Yagiye kuvugira kuri telefoni. Alo, ariko ntabwo nakubwiye ko ndaza guhamagara ariko
ntubona ko umugabo wanjye turi kumwe hariya? wambabariye koko? urabona rwose umugabo byaramucanze abura icyo yakora. Umugore yagarutse asanga umugabo yarakaye rwose, yavuga akamubwira nabi. Umugabo wanjye byagenze gute? Kuvugira kuri telefone gusa nibyo bitumye rwose wirakaza gutyo? Njye nguze simukadi ndangije nyishyira muri telefoni, ndaguhamagara kugira ngo nesitinge ndebe yuko ikora, nawe ujya kwitaba, ujya kwihisha, wihisha njyewe koko? Umugore wanjye wabaye ute koko? wahinduye imico koko? Urabona rwose uyu mugore nawe ntabwo ari shyashya, yakomeje kubwira umugabo namubwira ko adakwiye rwose kumuhamagaza nomero yindi kandi azi ko afite indi. Nuko rwose agace k'uyu munsi karangiye. Mwakoze kudukurikira, njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.